bana yanjye buriya hariho amategeko ubundi uwiteka agambirira gushyiraho ubutegetsi bw'isi siko yabushyizeho agambiriye ko amategeko buzatanga azabashingiye kuri aya mategeko ariko ababa barabyumvishe bazambwire mu by'ukuri ariko none nibaza mu by'ukuri mwibaze donc 94 ishyano ryarwiriye u Rwanda kubera abaturage kumvira ababa bicecekanye bose nyine niyo mpamvu nyine abivuga ntibigire ikibazo ariko wowe mwana wo muri FPR kandi ubizi neza kuri unayivukamo Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha lana kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ishimwe ikuzo ikibarane bya Allah, amahoro imigisha bisezekare kwazozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Bavandimwe abanyarwandakazi, inshuti z'amateka nyakuri, tugarutse kubaganira none ntari nyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa muramubona iruhande rwanjye nubwo mbere mubonye ku mateka nyakuri, ariko aramenyerewe mu by'ukuri kuri kamera, ntagaruka mbere aje imbere ya kamera, ni umuntu muzi mu kanya arivuga. Icyo mbabwira n'icyo mbahamagarira nuko intego y'amateka nyakuri ni ubumwe, amahoro mu banyarwanda, ni ubumwe, amahoro mu baturarwanda, kandi ayo mahoro n'imigisha twifuriza abanyarwanda nibyo twifuriza Afurika yose, bihereye ku baturanyi bacu bikazamuka bikagera Afurika yose. Mbese byagaragaye ko kugira ngo Afurika ibe imwe nuko twebwe abanyafurika tugomba kugira imitekerereze nyayo, imitekerereze yubaka ibihugu byacu, imitekerereze yubaka Afurika yacu, bityo tukareba uburyo twakwigobotora abagashaka bo hake bakomeje kudukandamiza, badushyiraho amananiza, badushyiraho abategetsi. Nta muntu bakagombye kudushyiraho abategetsi, twagombye twebwe kwitoranyiriza abategetsi batubereye, badutegeka koko, batuyobora koko mu byo twumva ko bakwiye kutuyoboramo, nabo badafite ubakanga uwo ari we wese, badafite uwo ari we wese ujya hariya ngo abakange ngo tugomba kuguha ibi ngibi. Bikwiye kurangira muri Afurika yacu, bikwiye kurangira mu banyafurika. Bihereye rero ku banyarwanda, ni byiza ko tujijuka tugasobanukirwa no kwitoranyiriza abategetsi bacu, kwitoranyiriza abayobozi bacu, kandi tugaharanira ko kubidukwiye ibyo kuzana abantu kubajya hariya. Sinzi ngo umutegetsi yavuze, niba umutegetsi avuze kwica mwice, niba yavuze kwiba mwibe, niba avuze gusenya mwimusenye. Ibi ntabwo ari byo, nibyo kanari amateka nyakuri yaje iharanira, irwanya, ivuga ngo iki ntigikwiye. Abagoreka amateka ukundi bakayavuga ukundi, ubu ugaragara ko bashaka kubugamira ahantu hamwe. Nituvuga amateka nyayo, abanyarwanda bamenye amateka yabo, bityo bayahereho bubaka amateka meza. Bamenye ko twagize amateka mabi kuva kera, ariko ayo mateka mabi atari yo tugomba guhoramo. Rero ntabwo tuzakomeza kubakira mu binyoma. Niba harabayeho amareta menshi, ubutegetsi bwose bwagiye buyobora u Rwanda bwaragiye bwubakira ku binyoma, uyu munsi birakwiye ko abanyarwanda duhaguruka none tukubakira ku kuri nyako. Ntabatindiye rero, reka mbahe umutumirwa abibwire, hanyuma dukomeze ikiganiro. Muvandimwe igira neza, uraho neza? Nkeka ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi ntabwo baguherutse, hari haciyeho igihe, uzamurira n'akajwi kugira ngo bumve neza. Haciyeho igihe kinini rero, nizere ko ubazaniye agaseke kandi karemereye neza cyane kabisa. Imana niyo nkuru kandi haba biragenda neza. Alhamdulillah. Watangira wibwira abadukurikiye? Muri makeya nitwa Igira neza Eric. Ni ubwa mbere ngaragaye kuri kamera y'amateka nyakuri. Ubundi nagaragaraga cyane cyane ku murabyo kwa Uwimana Agnes. Ariko byaje kurangira nagiye mpura n'imbogamizi, ariko izo mbogamizi ntabwo ari ikintu cyari gikaze cyane, ntabwo ari ikintu cyari grave. Ariko nka Agnes we twajyaga dukorana, byaje kuba ngombwa ko atagishaka gukora ikiganiro na kimwe icyo ari cyo cyose. Ubwo nari kumwe nawe twari twahanye gahunda ko tuzakorana ikiganiro kuri tariki 30 z'ukwezi kwa 11. Ubwo
twari twabivuganye imbere y'iminsi 3 hari ku munsi wa gatatu icyo gihe ndumva ari itariki 30 z'ukwezi kwa 11 ariko uko twari twahanye gahunda naje kugera iwe arambwira ati ntabwo bikiri ngombwa ko ntabwo bimurimo ubwo afite impamvu nyine ze ubwo afite impamvu zimutera kandi kamika muntu n'umutima we kandi waba ushaka amashira kinyoma yamwibariza kuko telefone aba yiriho yamubaza impamvu ariko we muri makiya ntago bishaka ntago murakoze noneho rero urabuze uti reka noneho njye gushaka mugenzi wanjye ngira ngo si ubwa mbere tubonana ananjye niho natangiriye ku Murabyo TV niho nanjye natangiriye ibiganiro byanjye biza kurangira mbonye ko ari ngombwa kugira ngo ufungure kanali yanjye ariyo Amateka Nyakuri kandi nagaragaje abanyarwanda impamvu y'ayo Amateka Nyakuri nk'uko umaze kuvuga n'ubumwe amahoro mu banyarwanda nibyo nifuza nkaba narashatse gufungura rero iyi kanali kugira ngo ibashe guhugura abanyarwanda ibiriki amateka nyayo bahishwa kubera ko byagaragaye ko abari abategetsi bari mu myanya y'ubutegetsi bavuga amateka bayagoreka ukuntu ukajyabona ko hari ibindi bintu bihishe inyuma niyemeza rero kuvuga ngo reka nkore cyangwa se shyiraho Amateka Nyakuri atari uko nyarusha abandi ahubwo gusa kuvuga ngo byibuze ayo nzi makeya y'ukuri nyavuge nyine nk'ukuri bityo urubyiruko rw'u Rwanda rubasha narwo kubasha kwihitiramo uvuge uti ahangaha twabwiwe ibi nyamara bimeze uku bityo babashe gucukumbura n'ibindi bitabo babashe kumenya amateka nyayo bityo tubashe kubaka igihugu cyacu kubera ko byagaragaye ko mu by'ukuri ntabwo igihugu gishobora kubaka abantu badashyize hamwe badafite ubumwe kugira ngo twubake igihugu cyiza nuko tugomba kuba dushyize hamwe kugira ngo igihugu kigire iterambere nuko tugomba kuba dufite ubumwe ibyo byose nibyo byatumye nshinga Amateka Nyakuri tukaba twagiye tubonana tuganira uyu munsi tukaba tugize amahirwe yo kuganirira ku mateka nyakuri kandi nizere ko atari ubwa mbere atari bwo bwa nyuma uzakomeza gutangaho ibiganiro kuko ufite ibitekerezo biri efficace byubaka abanyarwanda ariko tutaragera ku cyakuzinduye nyirizina hari igihe nigeze guhamagara umbwira ko wigeze guhamagarwa na RIB ukajya witaba na RIB byagenze bitabwira abanyarwanda ko byari byakugendekeye biti muri makeya nanjye rero nashimira abantu bamfashije uburyo nzajya ngerayo kuko nta bushobozi nari mfite bwo kujya mva iwacu nza kwitaba nyine hano Kimihurura muri makeya rero byagenze neza byabaye amahoro bitari bisobanutse bibazaga ko nabangamije nagerageje kuba nabisobanura kandi nabo barabyumva nk'abantu kuko nyine ni abagenzacyaha basanze nta gikuba cyacitse aho banyerekaga nagombaga kuba nagonga barahanyereka kuko buriya nta muntu udakosa buriya nta n'umuntu udakora ibyaha buriya batazakubera ntawe niba hano munsi y'ijuru nta muntu utagira ikosa nta muntu utagira icyaha ahubwo iyo ukosheje cyangwa se ugakora icyaha ubyitwara muti ni ukuvuga ngo rero basanze nta gikuba cyacitse muri make y'ubundi amahoro ngarutse nanone kongera gufatanya n'abanyarwanda uvuga iki se ku bijyanye n'uko tuvuge nk'uwo muvandimwe uvuze Anyesi nawe yigeze gutumizwa abantu rero bakeka ko nyine yaba yarazibishijwe bamubwiye bati ceceka wowe ntabwo wigeze bakubwira ikintu wenda ukaba uri kubirengaho ukashaka gutanga ibitekerezo kandi bakubujije igihe ntabwo bambuza mu bukundi ko buriya nabo bakubuza iyo bakubujije uba ufite uburenganzira bwo kwemera cyangwa se bwo kwanga ni wowe wikorera amahitamo buriya n'urugero iyo uri mu nzira uje iwawe ukagera mu mayira abiri uravuga ati iyi ni injyana iwanjye ubwo rero nawe iyo bakubujije iyo bakubwiye ngo ceceka ukumva koko ugomba guceceka ubwo uraceceka nyine ariko iyo wumvishe ugomba gukomeza kurwanya uruhande kandi n'ikindi kintu cyumvikana ni uko waba utari uzi icyaguhagurukije iyo wowe ngo uceceka ugaceceka ubwo bivuze ngo ntabwo wari uzi icyaguhagurukije ushobora kuba wenda wari warigiye mu bintu kubera inyungu zindi zitari inyungu nyakuri kandi twebwe icyo duharanira ni inyungu nyakuri kandi zitari iz'umuntu ku giti cye ahubwo ari iz'abantu bose ari iz'abanyarwanda bose
nk'uko maze kubivuga ndetse twifuza ko zaba iz'abanyafurika bose. Murakoze cyane. Hanyuma rero ndagira ngo tudatinze kugira ngo tutaza gutindira abadukurikira, tangira ubabwire icyakuzinduye. Muri makeya kugira ngo mbone itangiriro ryiza ryo kuvuga icyanzinduye, muri makeya reka mbwira abanyarwanda bose aho baba bakagera, abari mu gihugu, abari hanze, abafite ibibazo runaka bishobora gutuma biyahura, abari mu mudendezo, muri abantu b'agaciro mwese, muri abantu b'agaciro ku gihugu cyacu, muri abantu b'agaciro mu karere dutuyemo k'ibiyaga bigari, burya bijya kurishira kuri ubu nibyo, muri Afurika yacu ndetse no ku isi yose, muri ab'agaciro pe. Ufite ibibazo byatuma yiyahura cyangwa se byatuma ayishyira mu kaga, mu by'ukuri nakomere n'icyo namwifuriza, ariko kuba yakiyahura cyangwa se kuba yakumva ko ibintu bicitse. Buriya abantu basobanutse nibo bajya bavuga ngo buriya ibihe bikomeye ntibishobora kuramba kandi ngo bigire agaciro nk'abantu bakomeye. Abantu bakomeye iteka bararamba kurusha ibihe bikomeye, baramba inshuro ibihumbi kubirusha. Icyo mbifuriza nk'abanyarwanda ni ugukomera, mugakomera ku gihugu, mugakomera kuri Afurika, mugakomera ku isi, cyane cyane ko isi turimo yamanikiwe n'ibiremwa by'umwijima. Ariko ku bw'amahirwe k'umugisha w'Imana, Uwiteka yatweretse ko kurwanya ibyo biremwa by'umwijima bishoboka. Uriya sinzi twabonye cyane cyane intumbi z'abantu b'Imana, uhereye no kuri Yesu Kristo, ariko ntiturabona intumbi ya Satani, ntiturabona n'intumbi y'umudayimoni. Uriya ibiremwa by'umwijima bigira ubwenge, aho byagwa, aho bishobora gusiga agatwe, aho bishobora gusiga agatwe ntibishobora kuhegera. Urumva rero n'abantu bikoresha bagira ubwo bwenge, aho bashobora gusiga impanga ntabwo bashobora kuhegera. Ariko twebwe nk'abantu cyane cyane bifuriza icyiza isi dutuye, bifuriza icyiza igihugu dutuye, twebwe ubwacu hari aho dushobora kwemera kugwa kugira ngo abazahagera mu bihe bizaza cyangwa se n'abandi bakiri mu gicuku ubwonko bwabo bucuza umwijima bagira ikindi kintu bisobanurira. Kuko buriya ngiye nko ku rwanjye ruhande, urupfu rw'umugabo bita Bisangwa bya Rugombituri rwankanguye umutima cyane. Urupfu rw'umuntu nka Rudahigwa rwankanguye umutima. Nkibaza uyu mugabo yatsimbararaga kuki yemeye gupfa kandi yari afite amahirwe yo kuba yahunga nk'igihugu, ariko agatsimbarara agapfa. Ubwo bituma ngiye ku rwanjye ruhande hari ibyinshi bisobanukirwa bikamumiza mu mutima. Muri makeya rero ikindi nshaka kuba nabwira abanyarwanda ntaratangira icyanzanye, buriya ikintu bita abayobozi b'igihugu, abayobozi ba sosiyete sivile ndetse n'ab'umutekano, ubundi mu Kirundi nibwo bavugaga neza kera ku bw'abandi ngo ni abaganwa. Ni ukuvuga abayobozi bateye nk'ibyerekezo by'imihanda. Twebwe rero abaturage tubigendamo, wowe muturage niwe ubuzi ngo urataha he, uragarukira he. Iyo ugeze aho ugomba kugera ntabwo wita kuri wa muhanda uri gukomeza, uwuvamo ukajya aho uhamagarirwa kujya. Murakoze cyane rwose, urugero rwiza cyane. Ariko noneho hakaba n'abandi dukomeza cya cyerekezo cya wa muhanda kuri wa bayobozi, kubera aho dushaka kujya. Noneho ukaza gusanga noneho ugeze aho wa muhanda uherera kandi ugikenewe wowe gukomeza bitewe n'aho ushaka kugera. Icyo gihe rero wa muhanda ntabwo uba ukigena iherezo ry'urugendo rwawe, wawuganagamo kugira ngo ukomeze icyerekezo wari ufite, ariko noneho aho ugeze umuhanda urarangiye, ushaka indi strategy yo kugira ngo ugere aho wagombaga kujya. Muri makeya abayobozi icyo batumariye twebwe nk'abaturage ku rwanjye ruhande nzi, nabo tubareba nk'ukwezi cyangwa se nk'itara rimurikira abacuruzi umwijima bari kure yacu, tukagenda tubasanga. Ariko hari aho biba ngombwa ko bisanga noneho tubarimo, kandi twe tugifite urugendo rwo gukomeza. Icyo gihe rero ntabwo aribo bagena iherezo ry'urugendo rwacu, n'abayobozi si bagena iherezo ry'urugendo rw'abaturage, ahubwo icyo batubereyeho ni ukutubera icyerekezo. Ubwo baramutse bagishaka gukomeza intambwe irushijeho kuba nziza. Nta guciye mu ijambo, igihe byagaragaye ko abayobozi nta cyerekezo bari kuduha cyiza
abaturage twabigenza gute twabifata mu twebwe ubwacu nitwe twigenera icyerekezo twebwe twigenera icyerekezo abashoboye mu baturage umwe cyangwa babiri bagomba gutera agatoki hejuru bakavuga bati ahangaha tugeze biraza kugenda gutya na gutya bigomba kugenda gutya na gutya noneho nabo abayobozi babona ko icyo cyerekezo abaturage bafashe kiri ngombwa abayobozi bakakibashyigikiramo basanga kitari ngombwa bakaba bajya inama n'abaturage kugira ngo bashake icyakorwa ariko si ngombwa ngo niba umuyobozi n'urugero atangiye kujya arenganya abaturage noneho anahamagarira n'abandi kugira ngo n'abandi baturage ayoboye kugira ngo barenganye bagenzi babo ntabwo ari ngombwa ngo baturage koko bahite bafata icyo gitekerezo bagishyire mu bikorwa batabanje gutekereza umuturage agomba kwitekerereza ku iherezo ry'urugendo n'ibyo rwose ni byiza cyane none nkurikije ibi kiganiro urimo kuduha cy'uko abaturage bagomba kwigenera icyerekezo kandi nkurikije nuko mbona abayobozi cyane cyane abayobozi bacu b'Afurika batwara ubutegetsi bafite usanga ubuyobozi bw'abategetsi bacu b'Afurika basa nk'abafite inkoni ishyushye yo gukubita abaturage ngo muyoboke ibi ugasanga ntabwo abaturage bafite imitekerereze yo kugaragariza abayobozi iyo nkoni ishyushye ntituyishaka ahubwo turashaka inkoni yoroshye ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe twabonye muri 1994 ishyano ryarwiriye u Rwanda kubera abaturage kumvira ubutegetsi cyane n'uyu munsi turacyabona ibikorwa birimo bikorwa abategetsi bahamagarira abaturage kandi ukabona abaturage barabyitabiriye ndetse rimwe na rimwe ukabona n'abo baturage barakomera mu mashyi igihe cyose umutegetsi avuze ijambo kandi iryo jambo mu by'ukuri ririmo wenda amacakubiri iryo jambo avuze ririmo wenda ibintu mbese bigaragara ko gutanya abanyarwanda nk'urugero umutegetsi akavuga ati njyewe nzashyiraho hariho amategeko agomba guhana abantu ariko kandi hariho n'amategeko atambitse nayo agomba guhana abantu muri make imirongo itukura ibi bintu ubivuga bike muri makeya aya bavuga ngo umwana niwe wiga ingobyi kandi burya ngo umuntu ukurusha ubwenge iyo avuze amagambo y'ubugoryi ukayemera uba wihamagariye gusuzugurwa kurushaho ubundi kirazira niba uzi ko umuyobozi avuze ukumva koko akwiye amashyi yakombe nta mutima ugucira urubanza wumva ko ari byo koko ariko ntuze guhindukira umaze ngo wowe kwita ku nyamashyi ufite amahitamo yanjye yenda gukoma amashyi njye byatuma ntatekereza neza njye ku rwanjye uruhande nta muyobozi napfa gukomera amashyi ahubwo yavuga yaza gutanga nk'uburenganzira byemewe koko mvuga ngaruka ku nama ku byo yabwiye abaturage namubwira ngo ahangaha ntabwo ari sawa ahangaha ni sawa komerezaho ariko ngewe ntabwo nabimamo ikindi kintu buriya abayobozi bacu bakwiriye kumenya buriya iyo uri kurera umwana ntabwo umurera kugira ngo azahure munsi y'ibitekerezo byawe urera umwana ugambiriye ko azaguka akavamo igiti cy'inganzamarumbo kandi kizerera imbuto benshi kizagira umusaruro abantu benshi rero no kuyobora abaturage ntabwo bayobora ngo iteka umwaka umwe uwa kabiri uwa gatatu bazabe bakigendera ku mitekerereze yawe kuko buriya imitekerereze gutekereza no kugenzura ibintu ni ibintu bigari ntabwo abayobozi ari bo bashobora kubyifasha bonyine kandi n'umuturage nawe ntabwo ashobora kubyifasha wenyine ubundi bajya bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze hari aho biba ngombwa ugasanga ahantu wari uri imitekerereze wari ufite ukeneye nyine gutera indi ntambwe kugira ngo urusheho kujijuka no gushakira ineza idacagase abo ubereye imbere abo ubereye icyitegererezo ndamutse nabisobanuye neza biramutse bidasobanutse neza ubundi kuganira nicyo bimara ubundi nicyo bimara ni ukuvuga ngo abafite indi mitekerereze myiza irushijeho kuba myiza
ni nk'aho baba bahawe umupira nibyo rwose bahawe umupira kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza nyine abanyarwanda Afurika yacu turusheho gutera intambwe bisobanuye ko nyine n'abatwumva nabo bafite uburyo bashobora kuza kutubwira muri comment bijyanye n'ibi bintu turi kuganiraho nabo bakatubwira uko babyumva nk'uko bivuze ntago buri muntu agira imitekerereze ye ariko noneho tutararenga aho ngaho uzanye iby'imitekerereze hari ikintu hano iwacu mu Rwanda nyine habaye ikibazo gikomeye habaho amakuba akomeye twazaniwe n'ubutegetsi n'abategetsi bya jenoside yakorewe abatutsi hanyuma uyu munsi iki kintu abategetsi uyu munsi bariho bavuga ko baje kwihagarika ariko bitari byo mu by'ukuri ahubwo baje kurwana wenda hanyuma mu kurwanira uburenganzira bwabo hanyuma nyine havamo iyo jenoside ariko noneho nta n'uwavuga wenda ko batanayihagaritse kuko aho wenda bageraga umututsi arimo kwirukankanwa yabaga atakirukankanwa ariko ntabwo aricyo cyabakuye iyo bavuye baje kurwanira uburenganzira bwabo hanyuma jenoside ibaye nyine mu kurwana kwabo aho bafashe wenda bikagaragara ko nyine urumva ko Interahamwe ntabwo zabaga zifite imbaraga zo gukora ibyo zigomba gukora ibyo rero ntabwo aribyo byakwitwa ko ari uguhagarika jenoside sicyo cyabazanye ahubwo baje bafite ikibazanye cy'uburenganzira bwabo hanyuma wenda bikubitiranye n'uko aho bageze bagasanga hari abantu bari kumenaswa kubera ko hari abantu bakaba batakimenaswa ukundi bitavuze wenda ko hatari abandi nanone babaga babasimbuye mu kumenaswa nanone ariko mu by'ukuri nuko byabaga bimeze rero hari ikintu dukangishwa cyane iyo uvuze ibitekerezo byawe bigaragaza ko mbese ushaka kunyuranya n'injyana y'ubutegetsi buriho abantu batangira kukuhimbira inyito bagacatangira kuvuga bati uyu nguyu icyo afite ni ingengabitekerezo kandi ya jenoside bakaba bati uyu nguyu iwo babona batagakwiye batari bushyireho ingengabitekerezo ya jenoside bakavuga bati uyu nguyu we ni ikigarashi cyangwa se uyu nguyu yapfobeje jenoside cyangwa se uyu nguyu yatesheje agaciro jenoside ariko mu by'ukuri ko tuzi nk'abanyarwanda tuzi jenoside icyo ari cyo tuzi ibyabaye ibyo ari byo nta muntu ukeneye gutesha agaciro ibyo bintu cyangwa se kuba yashishikariza abantu gusubira muri iyo ngeso ahubwo twebwe ibyo tubona bavuga n'ibyo bakora tubona ko ntaho biba bitandukaniye neza n'ibyo bavuga ko bateguye jenoside nk'urugero iyo bavuze ibintu by'inyito nk'umugabo Bizimana Jean Damascene iyo yigisha urubyiruko cyangwa se abanyarwanda ababwira ko jenoside itangirira mu gutesha abantu agaciro ibyo nibyo FPR ikora cyane kwita abantu amavu yumva ibyo bajya bita muvandimwe wa mubyeyi wacu Ingabire bamuvuga ko ngo nivu bakavuga ko ngo ari umujenosideri cyangwa se afite ingengabitekerezo ya jenoside bagwe natwe bakabituzanamo bigeze kumva ko bigeze no gushyira ku rutonde yigeze no gushyira ku rutonde abantu bari bategerejwe barindiriwe cyangwa se bari gutegwa imitego kugira ngo bazabakunde babarohe mu bihome ubu ni Ingabire niwe bahereyeho haza uriya mudamu nyine Anyesi haza Ntwari haza na Cyahaga Abdaba twese turatezwe bavuga ko dutezwe nyuma wenda twaje no guhamagara turi babiri ngewe na Anyesi hanyuma abandi wenda ntabwo baragira igihe cyo guhamagarwa cyangwa bazahamagarwa ariko turatezwe ibyo byose ibyo tuvuga byose baba bavuga ngo uko duteze ariko mu by'ukuri imyumvire yacu itandukanye n'iy'abariya abantu koko ariko ntabwo bivuze ko ku myumvire yacu itandukanye n'iy'abariya abantu n'iya FPR ntabwo bivuze ko duhamagarira abantu gukora jenoside ntabwo bivuga ko dufite ingengabitekerezo ya jenoside ndagira ngo nkawe igira neza Eric usobanurira abanyarwanda ingengabitekerezo ubundi kugira ingengabitekerezo ni icyaha ese icyaha ni iki ese hari umuntu ufite ubwonko waba adafite ingengabitekerezo ese uyu muntu udafite ingengabitekerezo yaba atekereza ese icyaha kiba icyaha ryari
sobanurira abanyarwanda basobanukirwe. uriya nicyo cyiza cyo kuganira icyiza cyo kuganira kandi ibi bintu bifatwe biriseriye ntabwo ari ibintu by'ibiganiro bitereye aho kandi ngo bize kuba kwa kuri gushirira mu biganiro nyine tugiye kuganira dusobanura koko kuko nibyo natangiye mvuga ngo abayobozi bakugenera icyerekezo ariko ntibagena iherezo ry'urugendo rw'ubuzima ni wowe wigenera ikizakubaho hazaza muri makeya rero icya mbere aya mategeko batuzanira ashyirwaho n'abantu nkatwe bavutse nkatwe bakarerwa nkatwe bagakenera ibere nkatwe bakagikenera amashereka n'uburere rumva ariko bo nyine bavuga ko bo bose amashereka meza twe tukumva amashereka arimo ingengabitekerezo ya jenoside ahubwo rero reka ako kantu bana yanjye buriya hariho amategeko ubundi uwiteka agambirira gushyiraho ubutegetsi bw'isi siko yabushyizeho agambiriye ko amategeko buzatanga azaba ashingiye kuri aya mategeko abiri irya mbere ni kundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose irindi tegeko rya kabiri kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ni ukuvuga ngo rero abayobozi bashyiraho amategeko adashingiye kuri ayo ngayo abiri ayo mategeko baba bashyizeho adashingiye ku gukunda bagenzi babo nk'uko bikunda no gukunda uwiteka nk'uko uko bigomba mbere ayo mategeko aba yaturutse kuri sekibi kuko n'urugero ubundi sinjya mpfa gutunga umuntu intoki atazi impunzi nanjye urabona nka Bizimana uyobora minisitiri urumva agira ingeso yatesheje agaciro kwanza n'Imana yo mu ijuru urumva ngo tujye tubanza turamye FPR mbere yuko turamye Imana yes ariko reka nkubwize ukuri Bizimana yenda n'abagenzi bawe mu byumba kimwe kiriya kintu wakoze niba koko mu mutima wawe ushobora kuba waravuze wikinira simbizi ariko kiriya kintu uzarebe FPR niyo isanga mu mpanga ihanutse ku musozi yari iriho ahirengeye bimwe mu bizaba bihanuye ni ririya jambo wavuze kuko niba uvuga ijambo nka ririya muri FPR ntihagire umuntu ukuvuguruza ubwo baba biteguye n'ingaruka zizabaho ubundi ku bantu babaye abasirikare niba uzi igisobanuro cy'ijambo mine icyo ari cyo gutega igisasu nko mu muhanda kigaturura imodoka cyangwa se niba mu Rwanda tuzi misile zerekeye ku ndege ya Habyarimana icyo zakoze urumva ririya jambo wavuze navuga ngo rirenze misile yerekeye ku ndege ya Habyarimana ubu ririya jambo wavuze rishobora gushyira mu kaga ishyaka ubarizwamo kandi wibwira ngo ni igitekerezo watanze cyiza ni n'abanyarwanda muri rusange muri makeya urumva ariko mu by'ukuri ariya ni amakosa uwiteka niwe wo kuranywa tukamuramya tumanitse n'amaboko dushima muri make ahubwo FPR nayo igapfukamana natwe ariko kandi yo ivuga ko yarashe iyo mana ivuga ko yarashe uwiteka kandi ntabwo ari uyu mugabo wenyine abantu benshi bari muri FPR barabivuga uretse Mpyisi niwe muntu ushingikiza Imana ariko abandi bose bavuga ko na Tito ntabwo yemera Imana avuga ko Imana itabaho avuga ibintu byinshi cyane abantu benshi jewe reka nkubwize ukuri siko kuvugisha ukuri ntabwo gica umutumirano niba uwumva ndabizi neza babyitirira ngo buriya muri FPR harimo abantu b'abagabo nk'urugero ngiye ntanga urabona uyu muhungu Musana Jarike ni ikimenyetso cyerekana ko muri FPR harimo abantu bafite ingufu z'imitekerereze mizima yanageza kuri rubanda ibintu by'agaciro tutaragera aho ngaho turaza kukarasaho tumaze dusengure yanjye ibitekerezo turaza kongera ko aho kugenda biriya bintu bitaducika kandi ari ingenzi icyo reka tunakigaruka dufite ikintu tukivugaho muri makeya ubundi umuntu muzima ufite ubwenge buzima utarwaye mu mutwe kwawe udafite ibibazo byo mu mutwe agomba kubaho afite ingengabitekerezo gute rero ni ukuvuga wemeje ko agomba kubaho afite ingengabitekerezo imeze iti ni ukuvuga ingengabitekerezo ni urugero hano iwawe umenya uricara ukamenya ngo
igiki n'iki abana bazajya ku ishuri ugateganya minerivare yabo ni ingengabitekerezo ibyo ni gutekereza ni kugenga bya bitekerezo ukavuga ati buri kimwe mu mwanya wacyo urumva ukamenya ngo nkeneye umuceri w'abana aha hantu nkodesha n'urugero niba wakodesha nkeneye ubwishyu bwo kugira ugakora imibare byose kugira ngo ubuzima bwawe n'abawe buzagende neza icyo ubundi nicyo gisobanuro cy'ingengabitekerezo urumva bisobanura ngo uramutse udafite iyo ngengabitekerezo ntiwaba uterera iyo ahubwo ushobora wakisanga mu magereza nk'uko n'urugero nk'ubu ngubu ukomeza uku ndamutse n'urugero navuze ibintu bizima byose ugasanga biri ku murongo mba nabishobojwe nuko mfite ingengabitekerezo nyine ntayo mfite naza nkavuga ibyo nishakiye ugasanga nteye amabuye hatagomba gutera noneho n'urugero iki kintu buriya ubwo ndaza kurushaho kugisobanura ubu niyo bavuze ngo ingengabitekerezo ya jenoside mu buzima batazakubeshya amateka igihugu cyacu cyaciyemo nta muntu n'umwe udafite ingengabitekerezo ya jenoside ndavuga mu bantu bazima guhereye ku bantu bavuga ngo never again bafite ingengabitekerezo ya jenoside nyine bayifiteho amakuru ntacyo wababeshyaho impamvu bavuga ngo never again jenoside ntuzongere kuba mu Rwanda nuko bafite ingengabitekerezo ntaho wabaca ingengabitekerezo muri make ya jenoside ntago ari mbi ahubwo kutayigira nibyo bituma umuntu avuga ibyo yishakiye bigatuma yakwanga mugenzi we atazi icyo amuziza bigatuma nyine abura kontrole mu bwonko noneho ugasanga nka bariya batombotse bakaba bakora ibidakorwa bakavuga ngo nibo bafite ingengabitekerezo ya jenoside bariya nta ngengabitekerezo baba bafite kutayigira ahubwo nicyo kibazo ahubwo noneho ikintu batamenya kuva batanga iryo tegeko abantu urabona nk'iyi nka ruhurura reba ruhurura ufashe iriya ruhurura ukaba uzi ko hari igihe runaka imvura ishobora kugwa ukaza ukayigomera ukayifunga urumva ni ukuvuga ngo ya mazi yari bunyure muri ya ruhurura ntagire icyo atwara ntago ako kanya bihita bigo ahubwo kuko yazitiye agenda yikusanyiriza hirya no hino mu gihe rero gikwiriye iyo ya mazi arushije cya kindi wugariye kandi noneho warakoze amakosa yo kuba wakubaka nko hepfo yaho ya mazi iyakirituye gishobora noneho ashobora gusenya ibyo ari byo byose bishoboka byose byari aho cya cyerekezo cya ya mazi yanyuragamo ni ukuvuga ngo rero kuva hajyaho ririya tegeko rivuga ngo guhana abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside muri makeya ubwari ubwiza bw'ingengabitekerezo ya jenoside bwahindutse bwazaniye amakuba abaturage ni nk'aho ari abaturage b'igihugu cyose ndetse n'akarere kubera ko ya ngengabitekerezo nzima bari bafite batinye kuyigaragaza ntibasobanuriwe neza muri makeya ngo bamenye agaciro ko kugira ingengabitekerezo ya jenoside basobanurirwe ko ari ukugira amakuru afatika yo kuba wasobanurira abantu ibyabaye ku gihugu cyacu nuko byaje n'imva n'imvano yacyo noneho bituma ya ngengabitekerezo ikomeza gutugatuga iri tegeko ryashyizweho ko n'urugero urabona nka idamange ubona nakurikiranye ibiganiro bye nka bibiri yego n'ubu ngubu kandi tujye tumenya ibintu buriya abantu ngo bize n'izo njiji nkuru ari umukuru w'igihugu yarabivuze 60% z'abantu bize usanga bafite ubujiji mu mitwe yabo utiki yiringira urupapuro yakuye ngo ni diplome ntumbaze ngo ni amadeklarari y'iki ruriya rupapuro uba ufite ukarushyiraho ubwonko ni nko gufata akatadoba akaba ari uha agaciro ugatesha agaciro izuba wese ukarira agatadoba ni ukuvuga ngo uba uguranye ikintu uguranye umugisha ukomeye ibintu bidafite agaciro nk'ubu rero ni ubwa mbere iki kintu kigaragaye cyo kuvuga ngo ingengabitekerezo jenoside ni nziza ntabwo ari mbi ni ukugira amakuru kuba ufite amakuru afatika ni ukuvuga ngo uriya mudamu ingengabitekerezo ye ya jenoside yamubanye nyinshi tugaruke ntabwo kugira ingengabitekerezo jenoside ari bibi biramutse ari bibi ubwo nanjye ndayifite nakabaye narafunzwe nakabaye
ariko ubuge ntabwo wayindega subiri kuko urayindega nawe urayifite ndabizi kandi iyo urayifite ntago ari mbi iyo ufite simbi ni ukuvuga ngo rero niyawe simbi ahubwo imbi aho uyigaragariza ni nk'uko ubona umuntu ajya mu bwiherero muri dushe agakuramo imyenda akiyuhagira y'imyanda ikamuvaho n'iyo mbi umuntu ubundi agira imbi n'inziza iyo mbi uyikoresha bucece ukagenda ukayishyiraho igomba gushyirwa iyo ngiyi ikaborerayo inziza noneho ukazana ku rubuga aho abantu bose bareba ukavuga ati ugatanga ibitekerezo bizima nyine biri bufasha abantu kwigobotora ibyari bibaremereye n'ibyo batasobanukirwa uriya niyo mpamvu tujya twitondera amagambo akoreshwa mu gutanga amategeko mu rurimi rw'ikinyarwanda hari igihe ufata ikintu cyari cyiza ugatanga itegeko cyerekana ko cyari kibi bigafata imyaka n'imyaka bigahererekana kandi koko bikaba ihamye kandi nyamara icyo kintu kitari kibi muri make rero nk'uriya mubyeyi iriya ni ingengabitekerezo yamaze uko yatombotse nyine akavuga kuri ingengabitekerezo ye yamaze ni nk'ay'amazi bagomeye ariko we noneho arashaka gukomeza inzira nzima ariko baragomeye barafashe ikintu bita baraje cyangwa se urugomero mu buryo busanzwe ni ukuvuga ngo yabuze aho yanyuza ibitekerezo bye bizima igitekerezo afite igitekerezo kizima runaka arajya guca hano agasanga hari itegeko riri ku murongo ariko ntafite ubushobozi bwo kwisobanurira ibyo ari byo kandi si we wenyine ni ku ijanisha ry'abanyarwanda benshi ntabwo ariko tugiye kuzajya dufatanya mu minsi iri imbere ntabwo tugambiriye gutera amabuye ubutegetsi ahubwo tugombereye kubwereka kugira ngo bugire icyo bukosora tubwereke n'icyo abaturage dushobora aha ngaha tubisobanure neza icyo njye nawe tugambiriye nabibwiye abanyarwanda kera si urwango nanga abategetsi cyangwa se FPR nanagaya n'abantu bafata urwango bakarushyira kuri FPR nka FPR ahubwo barwanye ibibi ariko be kurwanya mbese be kurwanya umuntu nk'umuntu barwanye ibibi bye ariko nyuma y'uko ibyo bibi by'uwo muntu bivaho umuntu doko abonwe nk'umuntu ntabantu nk'umuntu gicibwa nibyo mpora mbwira abanyarwanda ko ntashyigikiye cyangwa se ntemera ko buri gihe ubutegetsi bwo mu Rwanda buzajya buvaho kubera abantu amaraso menetse kubera ko habaye intambara kubera ko abantu mbese baratana imbaraga z'ubwinshi cyangwa se z'imbunda ahubwo abanyarwanda dukwiye gushyira ibitekerezo byacu bya bindi byangengabitekerezo nzima njye simvuga ngo ni iya jenoside ahubwo tuvuga ngo ni ingengabitekerezo nzima wowe wasobanura neza ko ingengabitekerezo ya jenoside ari ugutekereza kuri iyo jenoside kugira ngo nyine ubashe kuyikumira ubashe kuyigiraho amakuru afatika kuko uramutse udafite iyo ngengabitekerezo udatekereza kuri iyo jenoside ntabwo wabasha gukumira jenoside uyu munsi abantu barafata ibitekerezo abantu bazanye bakabyita ngo ni ingengabitekerezo ya jenoside ntibatinya no gufata umwana w'imyaka utaragize imyaka na 20 bakavuga ko yose iyo ngengabitekerezo ubwabyo ibi ngibi mbona ari ingengabitekerezo kandi mbi kuko ingengabitekerezo igamije kwereka abantu ko hari abantu bonka amashereka y'abantu iyo mashereka y'abantu akaba aganisha ari amashereka ngo aganisha ku bwicanyi iyo ni ingengabitekerezo ubibiba mu bantu lazima abantu uri kubwira aba bantu igihe cyose bazabona abantu ko bose ingengabitekerezo nta kintu kibakwiye uretse kubivuna kubera ko uko nibatabivuna nabo ngo babice bazabakorera ya ngengabitekerezo bahora babagerekaho kandi mu by'ukuri bababeshyera rero aba bantu ba Tomu wa Minisitiri Bizimana aba bategetsi bose cyangwa n'uwo wese wibwira ko ashaka kubashimisha akazana ikintu cy'ingengabitekerezo akagishyira mu kanwa nababwiye kera ko ibi ngibi ari ugupfubya jenoside gufata umuntu nka Bicahaga ugafata umuntu nka Igira neza kubera ko yatanze ibitekerezo avuga ati si ibyo ahubwo ukwiye kugenda uko nguko noneho nkaho waje kujya impaka nawe mubwira uti doho byavuga ugomba kugenda ukwiye kugenda uko nguko ugafata initiative yo kumutwerera ingengabitekerezo nta mpaka wemeye kujya nawe ngwino ujya nawe impaka mu byo yavuze noneho ugaragaze amakosa yakoze none uriyo kugira ngo umutwerere ingengabitekerezo kandi ngo ya jenoside
ushaka kumvisha urubyiruko ko uyu muntu ari umwanzi w'igihugu cyangwa w'abanyarwanda, kandi uyu muntu mu by'ukuri ibitekerezo atanga ari byubaka abanyarwanda. Kuko njyewe natangiye kuva kera mbwira mu abanyarwanda ko ibintu ubutegetsi bwahereye kera bwigisha abantu buvuga ku bantu. Ubutegetsi bwaho bwabereyeho bwubakiye ku macakubiri y'amoko, kuko uhereye ku bwa cyami abantu bagiye bategeka bumvaga ngo bagomba gutegeka ngo ari abanyiginya, bakabeshya abantu kuko bavugana amasaka ngo mu ntoki. Ikinyoma cyo kugundira ubutegetsi bashingiye ku bwoko, iki ni ikintu kibi kikwiye kurwanywa na buri munyarwanda. Ejo bundi muri 59 habaye ikintu cyitwa revolution mu by'ukuri abantu bavuga ngo ntiyago yari ngombwa, ariko mu by'ukuri namwe nimumbwire niba mwebwe mubona ko byari bikwiye ko abantu bakomeza gutegeka bonyine abandi babahingira abandi babaheka. Iki kintu mumbwire ko kitari kikwiye kurwanywa. None icyo ngaye aba bantu nabo nuko batashe ngo bakore revolution nyayo, bavuga batero n'iyi revolution dukoze ntago ari y'abantu bamwe b'ubwoko bumwe, ahubwo ni ubwoko bwose. Niyo mpamvu uyu munsi nge ndi kubwahamagara abanyarwanda noneho dukore revolution. Ariko iyi revolution noneho yabe revolution idashingiye ku bwoko, idashingiye ku muhutu, idashingiye ku mututsi, idashingiye ku cyarike cyose, uretse ko ishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda. Iyo revolution igomba kuza ishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda. Bityo igihe cyose iyo revolution ibaye ntitubone ko hari igice cy'abantu bajyanwa hariya ngo babaye impunzi, ikindi gice ngo kiri ahangaha nacyo ngo cyafashe ubutegetsi. Noneho gusa ko iki gice kihaye kuvuga ngo kizajya kijya gukamura abandi bantu, kibakuramo amafaranga yo kugura intwaro yo gutangira abandi banyarwanda ngo batazi iwabo. Ibi bintu nibyo ngewe ndwanya. Ibi ngibi abanyarwanda nibo nabyo ngengabitekerezo bubwo bazaze abanyikiri. Ubundi rega ariko bakwica buriya hari ibintu tugomba kutajya duterwa ubwoba nabyo. Ntugambirira gukora ikintu cyiza uzi neza ko ari cyiza, kirazira uzakuzanira urupfu ari ibishoboka ntuzateshuke rwose, kuko siwe Mana, ahubwo ashobora kukuzanira. Bajya bavuga ngo inkware y'inyamugingo itora mu itongo ryoyiga. Si wowe ugena urupfu, uretse kuba ukanga. Igihe buriya ntabwo wankangisha imbu, ntabwo ntunga imbunda ngo no mu bintu bidashobora kumpabura. Izo ntwaro n'urugero zaba zigurwa, bajya kuzikangisha yenda abandi nyine abatinya urupfu bajya bazibakangisha. Twebwe njyewe nawe ntekereza ko tuzi ibyo dukora kandi tuzi aho tuzajya, tuzi aho zacu aho ziri, sibyo? Ntekereza ko buri munyarwanda wese aramutse afashe iki kuvugisha ukuri ntabwo bwica umutima. Ikintu cya mbere tugomba kwamagana nk'abanyarwanda, revolution ubundi ikintu igomba kuba ishingiyeho ni ukwanga ikibi, kwanga kugikora ukireba ukacyanga, ukagira inama, ukabwira uri kuguhatira kugikora, ukamubwira iki kintu ni kibi. Yakubwira ati nubikora ntabwo ariko yanagira buriya ugiye uva ku kintu. Iyo ukoze icyiza uba uri kwishimirwa n'Uwiteka, urumva? Iyo uri gukora ibi uri kwishimirwa na Satani, urumva? Yes. Mu by'ukuri rero ikibi ntikizigera kijya hejuru y'icyiza, siko? Yenda bikomeza biba nk'ubu. Reka nkwereke nk'amateka yabayeho kiriya gihe cy'amateka mabi twaciyemo, tukabura bagenzi bacu, abavandimwe bacu bazira ubwoko bwabo. Kiriya gihe reka nze nkwereka abantu bari babifitemo uruhare kurenza abandi. Uriya abantu bajya bibwira ngo umwanzi w'umugome n'umwanzi ufite kamere y'ubwicanyi, abantu bakavuga ngo abo bantu ni babi. Ariko reka mbereke umwanzi mubi abantu batitaho. Umwanzi mubi n'ufite ibanga ku mutima, urumva? Kuko umugome ahemukira, yibasira abo yanga gusa, urumva? Ariko ufite ibanga ku mutima ahera ku nshuti ze akazigwa nabi, agahera no mu bana be, no mu bana be buriya n'urugero ntanze uzaborebe nka Aburahamu yemera gutamba Isaka, urumva? Yabikoze ku bw'ibanga yari afite ku mutima. Noneho ntiyangaga umwana we ntabwo yamwangaga, ariko ku bw'ibanga noneho utekereza, noneho agiye kubikorera biriya bintu yari agiye gukorera umwana we, noneho mu kubikorera umuntu yanga kubera ibanga afite ku mutima, urumva?
umwanzi rero umwanzi mubi si umugome umwanzi mubi si umwicanyi ubu ngewe aho bigeze ku rwanjye ruhande ntabwo wanyicana abantu mbizi neza nasaba Uwiteka hari uburyo yama nkakoresha abo bantu bakarokoka rwose kubera kugira ibanga ku mutima ariko no kuvuga ngo iyo turwanye n'abanzi b'abagome b'abicanyi urumva tukarwana n'abanzi bashaka b'abanyamujinya kwa bigaragaza hakiri kare twirengagiza umwanzi ubu turimo ari wowe ufite ibanga ku mutima hari ibyo ashaka kugeraho uwo nguwo turamarana nk'uko byagenze interahamwe zikamara abantu nyamara hari abantu byanga bikunda usesenguye neza ushobora gusanga hari abantu bari bafite uburyo biriya bintu bagaburizamo cyane ariko banze baratsimbarara kubera amabanga yabo bayigira ngo akomeze abe ahishwe ko mu by'ukuri ntushobora kumbwira ngo niba umuturage hariho umuturage wishe nk'abantu nk'icumi hagaruka ari umuturage Rwanda rugufi no ushobora kumbwira ngo wowe uri mu nzego za leta mu abantu batabyumva gutya bavuze ngo niba hari umuturage wahishe abantu nk'icumi bakarokoka ukomeza noneho utekereza wowe ukora mu nzego za leta w'umunyabwenge usibye amabanga uba wifitiye kuvuga ngo ntatakaza umwanya wanjye ntatakaza imyanya ndimo ntatakaza imodoka ntatakaza iki ushyize ku gicaniro ibintu ufite byose ukemera kubitakaza kugira ngo urokore ubugingo bw'abantu naho baba batanu ukarutwa naho undi warokoye icumi kugira ngo ntabwo waba ukoze ikintu kizima cyane ariko kubera gukomeza gutsimbarara ukaba ufite ibanga ku mutima ngo ntazatakaza ubuminisitiri ngo ntazatakaza ubuperezida ntazatakaza ubujenerali ukemera ko abantu 100 igihumbi bapfa ari abawe kugira ngo uryame kuri ryabo bene rero abo ngabo abo banze baba bafite amabanga nibo bo kwitabwaho nibo bo kurwanywa kuko ndabizi n'ubu hagize uwitunguka agatunguka hano agambiriye kutugirira nabi bigaragara siko afite uwo mujinya nyine w'ubugome dufite uko twamushyira pembeni ahantu nyine agatuza ariko wa wundi uba ufite ibanga araza akakwicara imbere ye mukamwenyura ugashibuka yaguteye icyuma mu mutima nta tansiyo rero abantu mu Rwanda ryacu tujye tumenya ngo umwanzi mubi ninde umwanzi mubi ni ufite ibanga ku mutima umwanzi mubi ntabwo ari umubi wagaragaje ibitekerezo wagaragaje ibitekerezo by'urwango kuko wagaragaje ibitekerezo by'urwango kumwirinda birashoboka ariko ikibazo ni umuntu ukugaragariza ko ari mwiza nyamara hari ibyo ahishe hari ibindi ahishe inyuma kuko ni urugero amabare ntabwo ari ukumwibasira ariko burya iyo wibasiriye Uwiteka nzi ko ngiye kuba nageze aha niwe n'ejo kuba uzacya niwe ariko ugashaka kuvuga ngo mfukamire mfukamire ikiremwa ngewe mfukamire kimwe nzu wakiremye ahubwo nawe kigiye ko mfukamire yaba ari amakosa cyane ni urugero nk'uriya mugabo ntabwo ari ubucucu uriya mugabo ni umuhanga ugiye kumubona nanjye mbona ari umuhanga ni umuhanga ahubwo afata bwa buhanga bwe akabugurana ku bw'amabanga afite ku mutima akemera kubugurana iby'agaciro akemera kubigurana icyubahiro cyumubeshejeho kugira ngo arengere ya mabanga yaba afite ku mutima ko ruriya ntabwo ari urukundo rwo gukunda FPR ntabwo ari urukundo ntabwo bivuga ngo ube wava ku mwanya wawe ugomba kuguma ku ntebe yawe koko niba uyikwiye niba wabona uyikwiriye koko ariko ugakosora ariko ikibazo impamvu na FPR nayo imwerekamera gutyo ni uko aba ariyo gahunda yayo uriya impamvu FPR iramutse ibikoze ityo ntabwo iragera ku manga ngo irunguruke mirebe ko justement nyine hari ukuntu bo nk'uko babivuga bo bazi ko ari bo bigize icya mbere bo babeshywe byinshi kuva kera nabo bibeshya byinshi uyu munsi iyo urebye ubona bumva ko ngo bafite imbaraga kurenza abandi bantu urumva neza nyamara hari abagambi bwabayeho barusha imbaraga burenze buriya kandi bwavuyeho kandi bwavanyweho urumva rero nabo ntabwo bazatura nk'umusozi urumva nabo ntabwo bazatura nk'umusozi Imana niyo ibivuga neza ngo buri kawumi buri muryango ugira igihe cyawo urumva dore igihe cyarageze baraza barategeka ku mwaka uyu n'uyu uzwi rero hari n'ikindi gihe kizagera bakaba batakivugwa ku mwaka uyu n'uyu twe tutaramenya ariko uzamenyekana icyo gihe niyo mpamvu rero bakwiye kugerageza kubanira neza abanyarwanda no gukorera neza abanyarwanda
bakareka kubakorera ibi babakorera byo kubagerekaho izo ngengabitekerezo zidafite agaciro, izo kubagerekaho uko batari, bo bishaka kwerekana ko ari beza, mu gihe abantu twese twamaze kubona ibitekerezo byabo, nyamara bafite igihe cyo guhinduka. Uyu munsi babishatse bahinduka ndetse bagahindura ibintu bikagenda neza. Ariko igihe cyose akomeje gutsimbarara nk'uko babivuga, abo bazagira ibyo bakoraho niyo Imana izaba yatanze, nikigira igihe cyabo bizarangira, ariko nabo igihe cyabo kirangire. N'ikindi ikintu ushishikariza abantu abo ari bo bose baharanire gukora icyiza, bange ikibi aho kiva kikagera, kuko iyo buriya ikibi n'icyiza ni imbuto iturimo twebwe nk'abana b'abantu, kuko iyi si yarazi, ariko biri amahitamo yacu guhitamo ngo nzahitamo icyiza cyangwa se nzahitamo ikibi. Nuhitamo ikibi hari imbuto zizakwerera. Noneho rero wari utangiye mu kanya ndakuvuga ni uretse igirango cyo twashakaga kuvuga ku ngengabitekerezo bagihuze, wagaragaje ko ibijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside bagira bari kudushinja ko buri wese aba afite ingengabitekerezo, ahubwo icyo ikibazo ni uko ingengabitekerezo ufite imeze ite, ishingiye kuki, igamije iki. Dore kuvuga ngo ingengabitekerezo iba mbi bitewe n'icyo uyitekerezaho, ariko kuba umuntu yatekereza kuri jenoside akagira ibitekerezo byo kuba ati iyi jenoside ni mbi, ntabwo ari ikibazo. Nta nubwo wabasha kuyirwanya utayitekerejeho, utabasha kumenya ububi bwayo. Twese rero tugomba tuyitekerezaho. Watanze urugero nabo bane bavuga ngo never again, nuko nyine bamaze gusobanukirwa neza cyangwa se babonye neza ububi bwa jenoside, bakavuga bati ntabwo izongera ukundi. Kugira ngo nitongera ukundi nuko abantu babisobanukirwa, n'abaturage bakabyigishwa bakabimenya. Ntabwo kuba itazongera ukundi si uko abantu bazazana nk'ibinyoma ngo bavuge ngo ubwoko ntibubaho, ngo ahubwo habaho ngo ndi umunyarwanda. Kandi mu by'ukuri bizwi neza ko n'ibishyimbo bigira amoko, ibishyimbo ubwabyo bigira amoko, habaho Karoli ntabwo wabimbwira amoko y'ibishyimbo. Buriya habaho akarara kagenda, habaho ni byinshi, n'ibijumba bigira amoko, n'ibirayi bikagira amoko. Niyo tugiye kubigura turavuga ngo turagura ubu bwoko kuko nibwo butamara amavuta. Hari ibivamo agafiriti, hari agafiriti ushobora kunagamo bigasaya, turanyuka naho. Ukuboko rero n'insina zigira amoko, habaho intuntu, hakabaho iminyamunyo, hakabaho. Ahubwo buriya kiriya kintu cy'amoko hari ikintu baba bamagana ariko bo batabasha gusobanura neza. Niyo buriya ikinyarwanda kiragoye, niyo mpamvu ubona umuntu aba afite impamyabushobozi ariko agakomeza kukiga, nacyo ubwo kigakomeza kumufasha. Ubundi amoko ni nk'amabara, urabona amabara yaremwe n'Uwiteka, amoko ni nk'amabara. Noneho twe niba tuvuze ngo ntitukavuga amabara, twe tuba dushaka kuvuga ya mabara dukora. Hari amabara yandi amabi, amabara. Noneho bo bashaka kwamagana ya mabara dukora mabi, ariko bagashibuka bari kwamagana ya mabara yaremwe n'Uwiteka. N'ayo moko rero hari amoko yaremwe n'Uwiteka, hakaba n'ayandi twiremeye mabi koko nyine mabi. Ariko ubundi kirazira kikaziririzwa. Ubwoko ntibushobora kuva. Nakwereka ibimenyetso kimwe bitatu nawe ubwawe. N'ikimenyimenyi twarayazize. Abantu ntabwo wabwira umuntu ngo ntabwo ari cyo yazize. Ibi ni ibintu bidashoboka mu by'ukuri. Kubwira ko bishoboka ko atari icyo yazize biragoye. Ariko mu by'ukuri kumubwira ko icyo yazize uwakimujije yabaye igicucu, we ntazagire umucucu ko kigikorwa kukiziza abandi. Noneho ahubwo dushyiraho n'ubwo buryo bwo gukumira icyo kintu cy'uko abantu batazajyaho, abantu basobanukirwe n'ayo mabara. Noneho be kujya basiza abantu amabara batihaye. Amabara yaremwe n'Uwiteka, ni amabara meza. Ahubwo amabara twe duhimba yandi mabi ariyo turwanya. Ayo mabi ni ayahe? Nayo kuvuga ngo kubera ko ndi muremure ubu mugufi ntakabeho, kubera ko ndi mugufi umuremure ntakabeho, kubera ko uri inzobe igikara ntikikabeho. Ibyo ni ubucucu dukwiye kurwanya. Ariko kuvuga ngo umuntu ntakabe igikara kandi ari igikara ntibishoboka. Umuntu ntakabe inzobe kandi ntibishoboka. Ibi ngibi rero abantu bagomba kumva ko ahubwo icyo tugomba guharanira kurwanya
ni amabara dukora twese amabara dukora twese amabara yaremwe n'Uwiteka nta moko tugomba kurwanya nta moko twihugaje ariko amoko yaremwe n'Uwiteka nta ikindi kintu kigora ntimugire ngo ni ukwiba kurwanya ruhande hari ibintu abantu batajya babasha gusobanura neza bazingo kuba muri FPR cyangwa se kuba mu ishyaka runaka igiye kurwanya ruhande kuba muri FPR urumva uko bifata nk'ubu nkanjye nakubwira ngo ndi muri FPR kandi nanakora n'ibintu bifite umumaro kurenza n'abayirahiye n'abagenje bati ubundi kuba muri FPR ikintu cya mbere nk'urubyiruko kuba naravukiye ku buyobozi bwayo ariyo itegeka siko uko niko kuba muri FPR ibindi wankururiramo ngo njye kurahiye ntabwo nabikora aho ngaho niho ncungira umpakanije ngo sindi muri FPR kandi ari naravukiye ku butegetsi bwabo nk'ubu nkanjye narezwe na FPR none se nzagiye kuvuga ngo narezwe na MD no aha ngaha wenda ubona ko njyewe impamvu ndari muri FPR rero ngira ngo navukiye ko amazi aricyo bari abantu bashingira ngo dufite ingengabitekerezo jenoside ahari kuko justement donc hari abantu bavukiye ku bwa FPR hari natwe twavutse imbere ya FPR iyo natuzi n'ibya mbere ya FPR ibyo bintu tubitandukanya gute byo njyewe kurwaye ubundi ikintu kimwe ngiye nshaka kubereka ubundi hari ikintu cy'agaciro abantu batajya bamenya ubundi imbere mu mutima ni waba mu bitekerezo byawe iyo ari wowe wifatira umwanzuro wo kugena okay urakoze cyane ubwo nabyumvishe ahubwo ndashaka kugira ngo tutibuke aka kantu wari umaze kuvuga mukanya waratangiye uvuga uti utuzanye nyine bya FPR uzana igitekerezo cyo kuvuga uriya musore Musana perezida wa People's Party cyangwa se mbese ni People's Party yego wone wende wa wenda no kuvuga ngo kurwanje ruhande uriya Musana jari Musana nurebe iki kiganiro ntuzaharanire ko ishyaka ryawe ryandikwa mu buyobozi ngaho ari cyo uharanira ahubwo haranira ko imitekerereze yawe mizima no gutinyura urubyiruko aba aricyo gikomeza kujya mbere amaherezo ejo bundi uzabona umusaruro ufatika komeza ubibe imbuto kandi ikindi kintu mbwira FPR mufite urubyiruko ruzima mufite abana bazima bafite imitekerereze mizima nta mpamvu yo kuzana abantu nka bagasuku ngo bajye bavugira rwose ko gasuku njya ntutsi nka kuriya amenyera abantu ba Ingabire Victoire n'abandi nk'abo ba padiri n'abandi nanjye ntukaho ngewe anyigabije namusubiza kandi ntabwo namusubiza mutuka ahubwo namusubiza nshobora kumusubiza ubwenge bukamutoroka nta tansiyo FPR mufite abana bazima uhereye no ku bana mwibyarira ubwanyu mufite abana bazima urugero mbaha nyine n'uwo Musana nabahanigire rumwe ebyiri eshatu abantu ko njya mpura nabo ariko ugasanga afite imitekerereze mizima ariko ntashaka kuyishyira ku mugaragaro noneho namwe rubyiruko rwa FPR uko mukomeza kwisha kandi mufite imitekerereze mizima niyo mpamvu hazajya haza abantu n'urugero nka bagasuku batukana kandi ibyo bibitirirwe ibyo ni ibizinga mu mutazapfa kwikura kuko n'urugero njya ndeba nk'ibitekerezo nkaba muri aba yaragiye atanga harimo ibitekerezo bishobora kwicisha abantu nabwo sino bishobora byanabicisha urumva ariko wowe mwana wo muri FPR kandi ubizi neza kuri unayivukamo aho kugira ngo umuntu nkuriya agukubiteho ikintu kizakwitirirwa jya ku mugaragaro noneho ndacyamaye noneho kurwanya ruhande buriya ikintu cyitwa ubumenyi n'ubushishozi ni ibintu bigari ntabwo ari iby'umuntu umwe ntabwo ashobora kubyifasha yewe n'igihugu ubwacyo n'Amerika ubwayo ntishobora kubyifasha urumva ahubwo niba hari ibyo ubona bitari kugenda mu wo muri kumwe jya ku mugaragaro buriya iyo utewe ugatabaza cyangwa se ukajya ku mugaragaro abantu bagira ahantu bagutabaye ku rwacu ruhande ntabwo twebwe tugomba tugomba gutinyuka kurusha abana bari muri FPR kandi bazima bafite ibitekerezo byiza kandi barimo nimufate iya mbere kuki bagenda bakajya kugura abantu bo kuza kuvugira FPR hirya no hino ku kiguzi cy'amafaranga angana kuriya n'urugero baza ntibavuge n'ibintu bikwiriye bituma bakazana ibyo uwo gasuko niwe wazanye nyine kwita Ingabire ngo nivu buriya gasuko ntabwo ari we wenyine ndetse ababa bicecekanye bose nyine niyo mpamvu nyine abivuga
ntibigire ikibazo ndetse gasuku ko avuga biriya bigambo byose atuka abantu ubugize bute bwa ba nyina yajyanywe kuri radiyo y'u Rwanda se na televiziyo y'u Rwanda hari ikiganiro munsi w'ejo washize ngo umuntu yarampamagaye ambwira ko ngo bamuvuze kuri bumwe nyine na ikiganiro cyahise bavuga kuri bicahaga ku mateka nyakuri ntabwo nabashe kucyumva iyo mba naracyumvishe mba ngize icyo ngikomataho umuntu yarambwiye njya kubyumva byarangiye ariko ababa barabyumvishe bazambwire mu by'ukuri ariko noneho njye nibaza mu by'ukuri nibaze radiyo Rwanda itumira Kasuku watutse abantu wise abantu amavu Bizimana Jean Damascene uyu nguyu ntamuvugaho kandi Bizimana Jean Damascene uyu nguyu niwe watanze izengero nziza nemera nawe kuko muri ibyo Bizimana avuga ntabwo byose mbipinga hari ibyo nemera kuko hari ibyo yavuze nanjye nemera ko ariko bimeze yaravuga ngo iyo uri utangiye kwita abantu amazina atariyo byo kubapfobya kubita ibintu kubagira abantu bavuga ngo ubutegura jenoside uyu munsi ni njye ari kurwanya kandi njyewe ahubwo yakomeje kunyifashisha bijyanye na domaine arimo njyewe ndi muri uwo murongo wo kumvikanisha abanyarwanda bo rero sinzi niba ari ibyo babeshya ko bari kumvikanisha abanyarwanda cyangwa se ko bafite za minisiteri z'ubumwe ariko atari byo kuko aramutse yumvishe ibitekerezo byanjye ahubwo yakagombye kumpamagara atifasha ndetse yakagombye no kubimpembera kubera kuko ndi kubihekora ntahembwa nyamara warabihemberwa ariko ari kundwanya kandi we ngo nicyo ashinzwe njye ndahamagarira kumvikanisha kumvisha abanyarwanda ko kuba ari abahutu kuba ari abatutsi kuba ari abatwa ibyo atari ikibazo ikibazo ni umuntu kubihora undi kuza ukabinziza nkabikuziza akabimuziza banabikoresha ngo nkunyaga ibyanjye ibyo nibyo ndi kurwanya ibyo rero kuba rero ngo iyo bumva rero ko kuvuga ko ubwoko butariho aribyo byo kumvikanisha abanyarwanda ni zero ntacyo ibintu byamara ni no kubeshya nanone kandi ikindi cyo kumvikanisha ko niba bazi bumva ko icyakutuma abanyarwanda bumvikana ari uko wafata itaka ukaritemera kuri bamwe ukaba mwebwe mwabahutu mwe muri babicanye ariko twebwe abatutsi turabana beza kandi twebwe abo bahutu nabo bavuga bati hari abana bacu tudafite niba hari abahutu bavuga bati n'abana bacu tudafite kandi bari mu nkotanyi cyangwa bagiye mu nkotanyi cyangwa bakuwe mu nkambi bya bindi wa mugani wa neza wa karasira ngo bavuye bajyanywe mu nama bitaba imana niba ibyo byarabayeho rero kugira ngo ubumwe n'ubwenge bushoboke ni uko dushyira hasi tukaba tuti mu by'ukuri ibi ngibi uyu nguyu akamenya akagira uburenganzira bwo kuvuga ati njye nakorewe ibi nanjye nakorewe ibi none tubigeze gute birangire ubumwe bw'abanyarwanda buboneke ariko iyo mushaka no gushyira abantu hamwe hasi ugashaka gutera abantu ubwoba ngo bahoreho mu bwoba bahore babagera imbere ngo bapfukamye ngo muri abatagatifu ngo muri iki ibi ngibi bigomba kuvaho bigomba kurangira ntabwo nubwo dushobora kubyemera kuko tuzi ko bitashoboka ntabwo byageze u Rwanda nta nubwo byageze abanyarwanda ntabwo abantu babaho bari mu bwoba bumva mbese bafite complexe yo kumva ko ngo turi abangaba ubwo tuvuga kuri abangaba iki gikwiye kurangira mu Rwanda kuko igihe u Rwanda rwabereho nuko rwabayeho kandi ntacyo byigeze bimarira abanyarwanda niba rero ntacyo byigeze bimarira abanyarwanda ibyo bikwiye kuvaho tugafata undi murongo wundi w'ukuri w'uko umuhutu yumva ko ari umuhutu ariko akumva ko umututsi afite uburenganzira bwe umututsi akumva ko ari umututsi akumva ko umuhutu afite uburenganzira bwe umwe akumva ko umututsi akumva ko abo bose bafite uburenganzira bwabo noneho bikumvikana ko igihugu cyacu dusangiye twese tugomba gushyira hamwe ubwenge bwacu ku mpano dufite nk'abahutu ku mpano dufite nk'abatutsi ku mpano dufite nk'abatwa tukafatanyiriza hamwe izo mpano dufite ko ziratandukanye izi mpano ziratandukanye mu by'ukuri dore izi mpano zitandukanye nizo tugomba gushyira hamwe kugira ngo tuzamure igihugu cyacu hari ibyo ushoboye nk'umututsi gukora igihugu cyawe hari ibyo ushoboye nk'umutu gukora igihugu cyawe hari ibyo ushoboye nk'umutu gukora igihugu cyawe nk'umutwe gukora igihugu cyawe tubifatanye dukorere igihugu cyacu twe kuzana umugore ikigo kujya kuzana imbunda zo kurasa abahutu zo kurasa abatutsi zo kurasa abatwa ibi ni ubucucu muri Afurika bikwiye gucika ariko buriya Afurika abayobozi buriya reka mbwire abayobozi baba b'Afurika baba b'aka karere k'ibiyaga bigari buriya mujye mutinya iyo inyungu za rubanda zatangiye gusumba inyungu zayo niba rubanda iri kubasha gutekereza
abaturage muri rusange babasha gutekereza bakaba babahangara bakababwira ati ahangaha iyi nzira niyo irushijeho kuba nziza akabwira ati iki kintu ntabwo ari cyiza aba bantu nyamara mujye mutekereza kabiri kuko ibyo bisa naho iherezo ryanyu riba riri kwegereza igihe mutavugurura ibintu nyine mubona urugero hari abashobora kutureba bakavuga ati bariya abantu bahangaye ntibari burare ariko ni nako bucece umwuka w'Uwiteka kuko ibi ntabwo tuba tubivuze ku bwacu Uwiteka aba afite abandi bantu ari gutegura b'abasipesiyali ba nyabo batazakangwa n'imbunda batazakangwa n'iki iyo ku rwanjye ruhande ndashaka yenda dufate nk'iminota nk'icumi yo kugira ngo dusobanure amategeko cyane cyane yo kurwanywa dushinze amanabiri n'ayo gushyigikirwa dushyizemo imbaraga amategeko tugomba kurwanya amategeko azakubwira ngo anga mugenzi wawe muri make amategeko uzasanga nurikurikiza biri bikuviremo kwanga mugenzi wawe ntacyo mupfa iryo tegeko kirazira ujye urirwanya ntukaryumvire ntukavuge ngo umuyobozi ngo niwe wabimbwiye bikore nkawe kuko niwe bizagaruka ku mutwe hari ibintu buriya kuko na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi habagaho abaturage bose bakomererwa ubutegetsi mu mashyi ariko batazi ikibategereje ariko imbere mu mitima yanyu twebwe nk'abaturage nitwe tugomba kugena ibifite agaciro n'ibitagafite ibigomba kubahwa n'ibyo tugomba kubahuka ibyo benshi babona nka zahabu bakaba bakwemera kubitangira ibitambo by'ababo ahubwo tukabibona nka zahabu tugomba gutanga kugira ngo turokore abacu kabone naho ariko Uwiteka niwe ugena urupfu igihe ibyo tuzabinzanaho cyane rwose ujya hariya mu muhanda imodoka ikagukumbanya ugahura n'ububabare ukajya kwa muganga bakaguhonda bagushyiramo ibisumari nta n'ikintu kizima wari wabuze ubwo buribwe ukabwumva ukagenda ugakubitamo umwaka muri koma ntazwi kuba namara muri koma nzi ko navuze ukuri ku rwanjye ruhande rero ikindi kintu ntabwo ngambiriye kuba narwanya ntabwo tugambiriye kuba nyine twarwanya ubuyobozi kuko imana izaba ibiti kandi koko iranabituriye ahubwo ni urugero guhugura namwe niba mubona hari amakosa dukozemo hano nta muntu udakosa wize ubidutura hejuru ngo mwakoze ikosa ngo tugamfunga nka nese nta muntu udakosa nawe ubwawe umbwira ngo nakosheje nawe urakosa nawe cyagiye uba uvuga ngo Interahamwe urimo gukosa kandi wowe wumva ko nanjye mfite ibyo nakubaza nabikubaza sana ni urugero irindi tegeko rigomba gusubirwamo urabona itegeko ryo kugambana umuntu bakavuga ngo umugambanyi ngo ni umugambanyi w'igihugu ubundi kugambana mu kinyarwanda kugambana bivuga kuvugana ni ukuvuga ngo iyo wavugiye ahiherereye wavuganye na mugenzi wawe uri kuvugana na mugenzi wawe noneho mugasohoka mukaganiriza abandi bantu muvuye mu nzira hari imirongo muba mwihaye umuntu areba mutari burenge kuko muri babiri muba mwabivuganyeho nyine muba mwabigambanye ni ukuvuga rero kugambana ntabwo ari bibi kugambana ni ukuvugana ariko kuri iki gihe umuntu ashobora kuza akavuga ngo uyu ni umugambanyi w'igihugu uburyo yavuze ngo umugambanyi w'igihugu bavuze ngo uyu ni umuvugizi w'igihugu kugambanira igihugu ni ukuvuganira igihugu ayo ni amagambo ahura ahubwo noneho kuki kugambanira igihugu bishyira bamwe mu kaga noneho abavugira igihugu ugasanga bo bibashyize ku hejuru haba hajemo irihe itandukanye mu by'ukuri harimo n'ababiregwa bagasasa imigere ngo he ntabwo uri umugambanyi w'igihugu ntabisobanukirwe ibyo ari byo ariko umuntu ashobora kugambanira igihugu ashaka kugikura mu bikomeye urumva undi akavugira igihugu kwitwa ngo ni umuvugizi w'igihugu nk'abo bavuga ngo dupfukamire FPR ariko icyo kintu kikaba aricyo cyashyira igihugu mu kaga kandi bitwa ngo bavugiye igihugu kandi ugasanga wa wundi wavuga ngo yagambanye yavugaga ibintu bizima bifitiye umumaro sosiyete yacu rwose na attention rero hari amategeko menshi yo kugenda akosorwa ubundi twebwe si muri abayobozi ni mubikora neza mukabona hari ubateye amabuye ku rwanjye ruhande twebwe icyo duharanira ni ukuyoborwa neza ahantu hazima urumva niba uvuga n'urugero ukavuga ngo igihugu ngo turagenda kuri demokarasi uzi neza ko nta demokarasi iri mu gihugu icyo kintu ukwiye kukitondamo ko ntuzi ingaruka kizakuzanira ahubwo uruvuga uti mu Rwanda nta demokarasi dukeneye kubw'imbogamizi tureba imbere yacu
dukeneye abayobozi twitoreye bakamuha igihe runaka kugira ngo tutazagwa mu makuba aya n'aya ariko twirinde ibintu bya demokarasi ariko ntubeshye rubanda uvuga ngo demokarasi ngo igihugu cyacu kiyobowe na demokarasi kandi tubona ntabwo kiyobowe na cyane ikindi kintu si ukurondogora ariko buriya amategeko nk'ayo mabi ntabwo ari umwihariko kuri leta yacu ahubwo na leta zose izi leta zose ziba izo muri Afurika n'abanyaburayi nta bitazigira ndetse n'iza kera yewe natanga urugero nk'abantu bigeze gutanga itegeko ryo kugira ngo bariya bahigurayo batatu bapfukamire igishushanyo ubundi kirazira mu mategeko y'Imana ntabwo byemewe gupfukamira igishushanyo gupfukamira nk'Imana yawe ariko ririya tegeko bariya basore batatu iyo bataza guhaguruka ngo batsimbarare ririya tegeko ryaneguwe karande mu bwami bw'iho Burundi kandi ririya tegeko ni itegeko kirimbuzi ku bugingo bw'abantu irindi tegeko ryabayeho muri kiriya gihe itegeko ririya ryashize ikirishije Daniel mu rugo rw'intare ririya tegeko bari babwiye umwami ngo utazagusenga mu minsi ingahe niba ari iminsi 30 niba ari iminsi ingahe ngo utazagusenga ngazajugunywe mu rwobo rw'intare ariko kubera ko kubw'amahirwe hari Daniel usobanukiwe icyo gusenga Imana icyo ari cyo yanze kumvira iryo tegeko kandi biza kurangira ya mategeko mabi yabo bakozi ba Satani kwa ariko abakozi ba Satani birangira ya mategeko yabo ataye agaciro ariko nanone ntavuga ngo abakozi ba Satani bagira ngo ni abantu babi Satani araza akakureba uri mwiza ufite ibitekerezo bizima akavangamo akantu kubera ko azi koko wumva na rubanda bigenze ute niyo buri kimwe cyose tugomba kukigenzurira hamwe ndakeka iminota itubanye myinshi reka turekeraga tuzacungukura ubutaha gusa tuganira abanyarwanda kandi tuzakomeza kuba turi kumwe igihe kinini abanyarwanda n'abanyarwandakazi bazakomeza gukurikira sinzi icyo ugiye kuvuga ikintu nanone nsaba hari nk'amasheni akorera hanze y'igihugu urumva ariko mbona hari igihe baba bafite akantu kako ngo mu gihugu ngo twakumva ibiganiro byabo twihishe kandi bavuze ibitekerezo bizima mu by'ukuri bifitiye inyungu rubanda rwose mu by'ukuri icyo mbasaba nimutange ibitekerezo bizima mutange inama nzima ku gihugu cyacu n'abayobozi bacu ikindi kintu he kujya hagira uvuga ngo uyu akomoka mu Interahamwe ngo amwambure unuka cyangwa se ngo uyu akomoka mu Nkotanyi kuko njya mpura nabo ugasanga umuntu afite ibitekerezo bizima ariko umwe agaca hariya akagushinga icyarate ngo uyu ni Inkotanyi ngo ntumwizere kuba Inkotanyi ntabwo bikubuza gukora neza kuba wabaye uko waravutse mu Interahamwe ntabwo ubundi bavuga ngo bahutu mu by'ukuri kuko ubundi yavuze Interahamwe bashatse kuvuga umuhutu niyo mpamvu bafata n'umwana w'imyaka 10 n'ingahe bakamuta Interahamwe burya baba bashatse kuvuga abahutu bakabyita Interahamwe ariko ibyo birazwi cyane mu by'ukuri rero ikintu cya mbere ni dushaka ibitekerezo bizima kandi ibitekerezo bizima ntabwo ari byo kuza niyo ufashe FPR baba bashaka kuvuga umututsi iyo uvuze FPR iyo uvuze ngo uyu ni uwo FPR bashaka kuvuga umututsi bavuga ngo uyu nguyu ni Interahamwe bakaba bashatse kuvuga umuhutu ibi byose bikwiye kurangira ni ukuvuga rero kurwanya icyo bisaba ibitekerezo bizima ntabwo biza gutangirwa hano kuri Zoom nyine hano kuri kamera kuri channel ahubwo aho imbere mu miryango aho turi tugomba kuba turi abantu bahamye kuko bafite imitekerereze mizima urumva ibintu byo kwirirwa dusinda tugenda ibyo byose ni ibintu bitesha agaciro igihugu cyacu tukabireka ubundi tukiyubakira igihugu cyacu murakoze rero abanyarwandakazi inshuti z'amateka nyakuri mukurikire mushyiriho mu share bikwiriye ku bantu benshi inshuti zacu zanyu comment ndetse na subscribe muyitereho kugira ngo ibiganiro byacu bikomeje kunogera abantu bose murakoze rero murakarama Imana ibishimire tuzakomeza ubutaha ciao